umwana wari hehe amasaha arenze agera ahangaha agiye mwakabyara si ibibazo ra undi se ndajya gute ntareba umwana wanjye kari nk'ibyo byose nyagene umwana ko atajya akunda kuzerera ubundi ndamariza hehera se mpamagara wa mugore w'iruguru numve ko yaba yamumboneye sindamenya ari hehe kuko nawe mwana izi ngeso atangiye ntabwo ari nziza ubu ntabwo ari fesite ubwo ngubwo umwana wanjye yababaye iki Mama, dore Grace yangize. Kuki? Aho hoye iki? Ako cyakigora cyabaye gute? Kuki kijyama hane buri gihe? Cyangwa gukubisa cyuguhora iki? Ariko mwana shora byose we. Mbega bazimu mbega satani. Nk'uyu mugore amwita umwana nshaka w'iki koko? Uko bizi mwana agashaka shebuja. Niko. Fisto. Warukoze iki kugira ngo wenda gukubita gucise bigeze ahangaha? Nta kintu umugize ntagiye uri umuciyeho gusa nciye arazira nkubita umushuje se umukozeho byari amukuriya umva nditonda pe ntako na ariko amugore umunsi arambonye umva muraba mureba nta nisoni ariko yihanganaga kubita umwana gutya yarabyaye azi ko igiseke ryana cyantabyaze abura arabizi cyangwa abona yarabyaye akajya ngo abandi twaraneye we icyo atazi cyuko bisimbwa bashaka shebuja wowe nta kintu umupfa buriya ninjye akeneye rero nanjye nimba nshaka sagatokya ntunze reka nkaze habibone uzi ko imikino akina atayizi nkabitera umwana agukubita warajya kumusaba ibiryo ntabwo mba nawe wagaburiye ankubitiraga umwana amubaza iki tugende unyakiyo ndaya ngo ni Grace urebe ibintu byo gukora umwana umuzize iki namukubita umuhoye iki namukubita uwakwaza icyo nk'ayo wakimbwira ujye uhereza abana bawe uburere madamu uburere se ujya underera ntakurerera namukaje ngo umunderera kugira ngo ujye kumukubita namukaje ngo umunderera amabuye namutumye yari gutaye hehe muzi ni kuri hehe umva niba mutumye ariko buri hano nanjye nanshaka muri ni yo shaka byiza niho ahubwo kabi umugabo nurenga uyu murongo kabi urenge urenge musange mu nzu yawe namenye bitamo iki ngwino turwane amaboko ku maboko wereke ko utibashya guhungura ahantu hejuru
kanakumira nono se mama ko mbona uri kundeba nabi nanyimyoza vuye mama ndiye nakwikanira nakwikanira ese uri umubyeyi umubyeyi nyabaki kuri mwisi mama ikibazo kiriho nakubyaye mwana nibise ngo suri umubyeyi nyine waretse wa mubyeyi reka kanakumira ngende umugore mugenzi wawe kuvuga uvuga ndabagana ganiki nk'ikidumbare ikidumbare nyine narariye ariko kanakumira ufite ikihe kibazo ibyo ufite ikihe kibazo nta n'isoni rero ariko se we bite byanyu byagenze bite kandi ubu wasanga ari wowe uri gutuka uyu mubyeyi umva reka bana bo ntimucyuba bigenze oya reka ntabwo kuvuga ngo nukubaka kuko nyine nakubaka umubyeyi nk'uyu mu by'ukuri dupfuye izuba riri kuva nanjye nakwereka yuko izuba riri kuva uyu mwana si uri kumuhorera ubundi wowe ujute niyo kujute nanjye urashaka kumpangara se ngo mbikwereke ngo ngira gute urashaka kumpangara umva twahangana waruka warya umva twahangana ukabibona we icyaje kibipo uyu si wa mugore no ariko murize hagarara tukwaje rwose tugomba kubana kandi byihuse gusa sheri rega nanjye meze nabi ntabwo ndubaka inzu ndacyashakisha pe ntabwo ndabona inzu mbese wahita tukabana muri ayi wawe sheri twabana mu nzu iwacu na papa na mama bahari rwose ukabirukana maze bakagenda ako sheri nawe ntugakabyibuze ubwo ko urabona inzu ko ari iyaba ari iya papa na mama urumva yaba iyanjye gute ni iya papa wawe na mama wawe kandi uri umwana wabo uri kumva rero ubundi imitungo yose bafite bagomba kuzahiraga wowe nose wenda mba numva nyine yaba iyanjye ariko barapfuye batakiriho yego ko nase wagira ngo ubice none ubwo rero reka tubice yego mana sheri ushaka kwica papa na mama none se ko tugomba ko nshaka ko tubana byihuse kandi nta bundi buryo bakiri bose ngo twabana nawe ibintu byo kwica sheri nizere kuri kwikinira nase papa na mama bapfe ushaka uburyo tubana byihuse egashira no kwikuma nge mba ndi kureba ukuntu twabigenza ariko nge byaranyobeye pe nta nzu ni amafaranga busa ubu kuko ntabwo nzi ikintu nagutungisha pe ese turi kwibaza ikintu wantungisha uri mukuru nawe rega ubu ugeze aho uri umugabo wakubaka urugo ukamubwira rero vuba maze kurambirwa ese sheri ko nta nzu mfite uri kugira ngo mbigenze ese nta nzu ufite iriya iwanyu ni iki si inzu ariko sheri yanjye ujye umenya ko ari iya papa na mama ntabwo ari iyanjye papa yarayiyubakiye bayibanamo na mama ntabwo ari iyanjye reka nanjye nshaka inzu nubake ntuno nzakuzane tubane wibuke ariko ko ari ababyeyi bawe yego barakubyaye barambye ariko inzu ni iyabo nta kintu batagukorera nk'umwana wabo nisi papa yanyubakira iti ashobora kutakubakira akareka tukaba ukayibamo kandi ushakemo n'umugore yego mwana njye nifate ngushake se tubane mu nzu ya papa na mama barimo natwe turimo abagore babiri mu nzu n'abagabo babiri ariko shenge njyewe ujya ntangaza iki se ntabwo ujya ureba i burayi ukuntu abakazana babana na ba nyirabukwe na ba sebukwe mu nzu kandi bakabaho neza baba bafite amafaranga menshi kandi baba mu nzu nini nese biriya nzu twayibamo pe twayibamo cyane kandi twaba mu cyumba kimwe bakaba mu kindi noneho tukajya duhuga muri salo akashe nawe ibyo bintu rwose ni ukukira umuzigo ku babyeyi ni ukuri reka basi nshakisha ukwanjye mu yindi nzira na wapi pe ibyo byatinda kandi njye ntabwo nshaka ibintu binindira uvuga ngo rero ubu ngubu ndabona uri gutinda usitasita ntabwo wagira ngo nta n'ubwo uzi n'icyo ushaka none si nyenda gukunda ibyo ngibyo uranabizi ariko nta buryo mfite nusajya nkora ikigangira inama basi ikintu nkora niba unkunda rero kora ikintu gifatika nk'umugabo ufata umwanzuro nk'umugabo niba tugomba kubana muri iriya nzu nabo cyangwa se bagasohokamo bakajya gukodesha natwe tukaba yego mani ushobora byose fate mama na papa mbirukane mu nzu yabo tugende rero rwose tujye kubana none dore ikibazo gihari ntabwo twabana mu nzu ya papa na mama ngo tubanemo nanjye mfite umugore uri kumva ikindi cya kabiri nafata abantu nkabirukana mu nzu yabo bakagenda barashaje
ese gusaza bivuze iki? Namara gusaza kandi bazabigusigira. Ariko nyine bamaze gusaza byuze bapfuye. Mama agapfa na papa byibuze inzu nkayisigarana. Nusubaka akanya bajya hehe? Ngize kuri hano bajya. Uzi ko n'ibintu bimeze. Ndabona wanze kuva kwizera. Njyewe rero gusaza kandi nawe uri no kubibona. Kandi ikintu ushaka ni umugabo ntabindi. Uko tubane nabo cyangwa se ntabwo nzi ukuntu urumva. Genda ngufashe kubumvisha ko ufite umugore mugomba kubana mu nzu nabo cyangwa se njyewe uwemera umebe. Umpare kuko nese ko ndabangitegereje iki. Ngira gusa sinabaho nagufite pe. Wambe ngebyo ndikumbwira ntabwo byumvikana habe na gatoya. Ariko nawe nagusha ntabwo twabana mu nzu pegerega byuze bikunze papa na mama bakamira yanzu byibuzeho bakagenda. Cyo se bajya he? Bajya gukodesha abana uba mu mufuka wabo ku buryo wabuze ko bafite amafaranga. Ubu nibyo bashobora kuba bayafite bavuga ati reka baharire umwana noneho bo bajya kwiranja nk'abantu bakuru bakakureka nyine ugakora ibyo ushaka n'umugore wawe. Icyo ntabwo cyumva. Sheri kugenda byakumvikana ra. Ahubwo se turagenda mfashe kubumvisha cyangwa njye nigendere ntabwo uri kunshaka. Sheri nawe ntabwo wansi gusa turagenda. Reka nigendere. None se ko kubunze? Wowe bundagiye niba utaza ngo tujyane iwanyu tubumvishe ngo ngereka fata ikirere ngende. Sheri ntabwo nakubura pe. Mama wiriwe. Igihe kibazo. Nina hari ikintu nashakaga kukubwira. Nanjye nandi kwandika N'umukobwa urabizi ko dukundana ngiye nawe. Ubwo rero dushaka kubana. Uko nyine wenda kubera nta nzu mfite nshaka ko tubana muri iriya nzu yawe. Mbana n'umukazana mu nzu mwana. Mbana n'umukazana mu nzu. Mama nyine niba utari bubane n'umukazana mu nzu urumva ukuntu biri bugende. Wenda koko n'abagore babiri mu nzu ariko njye ndumva nshaka kubana nawe kandi tukabana muri iriya nzu yawe. Ujye twabana mu nzu. Nta kibazo ni ibintu byoroshye ngo murumva byagiye gutebana. Ibi bintu rero kiruka kukonya hari ariko ndumva bidashoboka. Wenda mama wenda ikintu wenda nk'iriya nzu mukayima tukayibanamo mwebwe mukagenda. Tukajya hejuru. Hari ahandi dufite inzu. Hari ahandi dufite ikibanza twakubaka. Nakubwira. Urumva tujya mu bukode tureke mwebwe mujye mu nzu tubamo. Rega mama uyu ni umwana. Akabana b'iki gihe baba. None se nimba ari umwana wanjye ansohore njye hanze ujye kwandagara. Ntabwo ari ukwandagara cyane ko mufite amafaranga. Ngiye mbona icyabakiza. Mwebwe mwagenda mukajya mu bukode. Wenda nkabwira papa wawe tukajya tubafasha kwishyura inzu. Ariko kudusohora mu nzu turimo ndumva bitashoboka. None nimba dufite amafaranga kuki mwumva tutabafasha? Mudufashirize hirya ntabwo twajya tubona ibyo kurya kandi ahangaha wenda twajya no kubyishakishiriza tukakodesha n'inzu. Byari kuvuga neza. Byoroshye rwose. Mama rega umwana wanyu se nimumukunda? Namukunda rwose ahubwo byemere ntacyo mutwaye pe. Ntabwo nabyemera kuko badahari. Mama njye ndumva rwose ari byo pe mwaduhaye iriya nzu noneho mwebwe mugashakisha. Njye ndumva mwajya mu bukode kumpamagara papa wawe se. Sheri waje kumva bano bana ikibazo bafite hano. Ese bize bite? Uraho neza? Ufite mwana? Meze neza. Yagenze bite se habaye iki? Nano umuhungu wawe aransekeje. Ngarashaka ko tuva mu nzu akayibamo n'umugore tukajya gukodesha. Ariko none ubu ntabwo bumwe nk'uko n'ubu. Numva atari ibara. Arenze no kubibara. Iri ni ibara ndakuraye. Ubundi uragira ngo bigende bite? Wireba umugore tubwire no ugomba kutubwira ikibazo. Yagenze bite uragira ngo ikifuzo cyawe ni iki? Nyine ubundi una mukobwa turakunda. Bana barabwira n'imyenda nayo naje kwandika se nayanditse. Ashaka ko tubana. Kandi nyine nta nzu mfite. Nandi kujya tubane mwiriya yacu. Urumva ko ushaka kuzana umugore?
njya kuzana mama wawe narubatse. Uri kubyumva? Nawe ugenda ujye kubaka. njyewe nanamubwiye nareke kubera ko amafaranga arahari bagenda bajya gukodesha twebwe tujye tubahereza ku mafaranga yo gukodesha wenda nimba bayabuze twe tuyabahereza tubasayidire mu buryo bwo kutandagaza abana ariko abana byanze mupaka ngo twe tujye gukodesha ngo tumuhereze Ariko ngo so ukiri umwana. ntabwo se ntureba ukuntu wagira ngo si ubundi ufite ikihe kibazo ntacyo Mbese uko n'umukobwa kuruta. Ntabwo yaba gushuka. oya ntabwo ari kunzu ntabwo ari ukumufuka Nuko mve mu nzu njye gukodesha mu yibemo. ni ibintu byumvikana uraba witangiye umwana none se arajya kuvunika kandi uhari mwaretse tukabakodeshereza se mwe ariko mama muranyanga ariko urumva nkanga nagutwise amezi 9 ubu nibwo ngiye kukwanga ubaye niba waramwise amezi 9 se kuki utakwemera ko nanjye ngira umuryango Ndumva njye ko ndi kubibona. Rero utarakura. papa ngenda kuze ngiye rwose ngiye ari kumbwira yuko nitutavana arahita yigenda none urumva biragenda gute agiye se abakobwa barahise ngiye ntabwo nabyihanganira pe ngiye gutereta biravuna ngiye biravuna umwana turamukorera iki Naragenze ndabona. biravuna niba Mumve mu nzu uyibemo. ngiye niba ari byo ngibyo mama niba muyinyimye ngenda norongere mu mbure si muzongera kumva naho narimo muranyanga nafashe umwanzuro wo kubakira Nta mwanzuro nafata ndajya wo kwiyaho kuvuga ngo ngumve mu nzu muyigemo. Ntabwo bibaho. Ntabwo bishoboka. uyu ni umwana wawe ukaba umwana wanjye utwara mu byaha njyewe kugira ngo umwana agende ajye kuroroka ndasohoka mu nzu nyivemo ubitekerezaho nk'umuntu w'umugabo ariko ibi bintu uyu mwana akoze ntabwo azakunda kubyicuza Nanjye mpora mbivuga. uko byagenda kose Ntabwo bizatinya kugaruka. none si inzu sirabihari turaba tuyibamo hari ikibazo none se nimba muraba muyibamo twebwe ntabwo tuzaba tugiye kwambara kugira ntabyo kwanga mwe muri abantu bakuru uko mwubatse inzu umwana kubaka ni n'amafaranga mufite none mwaretse ese tubagurira indi ariko iyi ngiyi ubamo niyo nziza ahubwo mwebwe mwagura iyo mujya kubamo tuba twamenya mwaretse se tukabagurira indi ahantu uko twahabaye turi abageni kugera tukubyaye kugera iki gihe waretse tukabagurira indi mutanyangaje ngana Narabivuze uburyo ki wamurezemo. mu mwanzuro Uburyo ki wamureza mu nge biranshaka. mwebwe ahubwo nimugura indi noneho twebwe tugume muri iyi ngiyi byose nibyo byiza gukora abana baragwira ibyo shera ari kuvuga nibyo Ibyo avuga ni ukuri. Njyewe mva mu nzu nagize gute nubatse. Umva ntundwaza umutwe mwa. Sibyo? Ntundwaza umutwe. Ntabwo tuza. yewe ibintu byanyigiye kubiva Ntukikire umwana. ariko ntabwo muzatinda kubyicuza n'umuhungu wawe ngeri ibinda birambiye Birambira. mbese mama we nubyemeye ibi ni ibiki Bande bemeye ibiki? Umva nkubwire. Ntabwo bibaho ibitekerezo mufite mujye kwa mukinana. muzehe urashaje ntubizi Inde? urashaje Ibyo birakureba. Ariko ubundi ariko gute cyangwa uri kumuterera? bari tugomba kubana Mushaka igisubizo. Namwumva ko mwabaye amagabo n'abagore mugende mushaka igisubizo. Kanigere ukabona ijye kwinywera kamwe. muzehe uragiye gutya se Nagiye. mwana ushiri mama mwagarutse koko tukumvikana shiri none se ndabigenza gute muzi wagira ngo nkori oya bahamagare rwose bagaruke rwose ntabwo sheri ngiye gufata umwanzuro kanze nkwere shiri bagi oya ugomba kubyemera mama ntureba ariko nta kibazo ufite wa mwana ntabwo muzongera kumbona mu buzima bwanyu undi rwose se ugiye he shiri ngwino mama rero n'ibintu muba mukoze ntabwo muzongera kumbona aho ugiye he se shiri wagarutse gereka nkubwire njye ntabwo icyifuzo cyanjye mwanze kucyumva sawa mwese muzamugarurira he muzajya we hano nkubwire umbwire ikize ko mwabyanze we hano ariko jya wumva
ukajya umbyimbyaho Nose byagenze bite? muze umwana wanyu agiye gutora ndagiye umuzarinda mupfa mutongeye kumbona Aragiye. Nginzi byabaye ikibazo. Nta kundi se none se reka tuyimere ko twamubyaye tubigenze dute. Nta kundi ndeka tuyimuhe. Tugire dute. Tugire dute. None dufatanye nacu tugende nyine ubwo bayisigare. ibi bintu None se kugira agende yanga. ibi bintu Ukubyara biravuga. muzabyica Nta kundi. Nta kundi rwose. birakwiye nakubwiye nabikubwiye wowe ukagira ngo ni inzu ni iyacu Abagira bati ako tugiye kuba umugabo n'umugore urumva ndamubera umugabo ambera umugore inzu igomba kwandikwa ku muhungu wanjye. Gute? Oya, igomba kwandikwa ku muhungu wanjye. Urabyumva ute shehe? ako nibyo da ariko tugiye kumugore ibyo ni amahitamo yanyu aho bigereye umutwe wanjye Muze kubitekereza. sisi muri sheri baretse bakayinyandikaho ngewe zana nkwandikire nigendere cyangwa ngendere Aragenze ndaho. papa icara icara noneho utwandikira icara papa uretse ko utari gutekereza kabiri cyangwa n'umuhungu wawe atekereza kabiri musime mugiye kwisubiraho inzu mwere kuyima umugore atari kumushuka Nanjye ariko uri ntabwo kuyiguha kuyiguha ndayiguhereza ariko inzu ntayikwadikaho ariko inzu ugomba kubikwanditse. ngewe nta kibazo rwose shereka bayinyandikeho mwumvikane uwo tuyandikaho nose inzu bayikwandika Oya, reka bayandika nose si njye mugabo ni njye mugabo w'uru rugo reka bayinyandikeho Ariko reka manze mbabazi. Ni gute inzira yako kwandika ku mugabo ikandika ku mugabo? asya muyinyandikaho cyangwa mubyumve iyi mama nimuyandike kuri uyu mukobwa nimuyandike kuri uyu mukobwa tekereza neza mama uri kumbwira ngo iki mama tekereza ibyo Ibyo bakubwira urabyumva. ugiye turatinya kugakubita umwana ungana gutya Ibyo bakubwira urabyumva. iyo ngo ngiki Inzu tuyikwandike. munyandike kuri njyewe mwese papa kubera iki muri buyandike kuri njyewe reka mbanze mbabaze papa nese murisubiye kubera iki mugiye kuyandika kuri iki mutari ubu ntabwo uri kubona ko ari gushaka kukurya imitungo Urabona adashaka kukurya neza akakureza akagusiga aho ngaho. ariko nese Jackie waretse ubundi bakayinyandikaho niba iba yanditseho ko tuzayibana ntabwo uri kubona ko ari gushaka kukurya nakubwiye ngo niba batayinyanditseho ese papa ubundi Ubu n'amashuri wize amaze iki? Ntabwo ubasha ubundi gutekereza. bayinyanditseho muyimwanditseho ashaka yanyirukana Utakwirukana. ese umwana akota umwana byakuriye inyamaswa niba ushaka ko tubana reka bayinyandikeho ubundi tuyibanemo ubwo hanyuma njye naba ndi icyano urabura umugore wanjye uri tubane umugore muri iyi none se njye ko yanditse ku mugabo ninjye yanditseho mama uzi ko yashakaga mureke nashaka ngenda ndashaka kukurya munzu Wumva utagira vuba. cyakoze uransebeje tugende mu mwa mukecuru mwunguye amata mu kanwa sha wowe n'ako gasaza ngo naka abakobwa baragwira hakuze ko yarayiriye byari birangiye none se mama ubu ibyo nakubwiraga ntabwo wabibona mama njye nari nzi yambwiraga ko ankunda ko turiyeretse tugomba ko yari azi kuvugana ko twinjiye mu nzu amagambo avuze atekereza ko ntayumvishe ngo mukuye amata mu kanwa abakobwa b'icyo gihe babaye ibisambo ni uko njye ubu numvaga wabuze abakobwa nkunda beza wabana nabo njye numvaga nkunda ambwira ko ankunda cyane tugomba kubana muri iyi nzu ariko ibyo nakubwira ngo urabibonye n'ubu ntabwo ujye witonda nyikwanditseho nasinya nkagenda ariko kuvuga ngo nyanditse ku mukobwa n'undi munsi sinzongera kubyumva ako mama basi nabibonye ko unkunda
tugomba gusezerana n'itegeko gusezerana. Ese undi washaka ko dusezerana? Ndashaka gusezerana ivangamutungo. Ivangamutungo wazanye iki? Zanye iki? Zanye birahagije. Oya niba ushaka ko dusezerana reka dusezerana umutungo muhahano njye sinasezerana nawe ivangamutungo. Kwa mugabo nahise ntago nkunda warese tugasezerana. Erega kugukunda ntibivuze ko turi busezerane. Ntago ari itegeko gusezerana n'umuntu ivangamutungo kuko ntacyo wazanye iki se? Oya reka tujye mu murenge gusezerana. Ibyo ntago nabyemera cyangwa niwemera ko dusezerana ivangamutungo muhahano. Oya ntavangamutungo muhahano. Njye rero ibyo sinabyemera habe na gato. Tugenda ariko ntabwo njye nabyemera ibyo bintu sinshobora kubyemera na gato. Kongo kunda koko kubizi. Oya ibyo uremera ko dusezerana ivangamutungo muhahano. Bivuze ko utankunda. Ndagukunda ariko tuzasezerana ibintu. Nkunda kubera cyari muhahano. Ufite ibyo ushaka kwikubira udashaka ko gengeraho uruhare. Wazanye iki? Ibyo nazanye birahagije ariko. Turasezerana irihe rero vangamutungo ntacyo wazanye. Turasezerana ibyo dufite nyine. Ko nta n'intebe wazanye ibintu mfite byose ari ibyanjye. Urashaka dusezerana ivangamutungo. Ibyawe se kandi by'umugore n'umugabo iyo bari kumwe biba ari ibyawe bose. None se turasezerana ivangamubiri. Gute nyine ari ibyawe. Ufite umubiri gusa nta kindi kintu wazanye. Njye ibyo bintu sinabyemera na gato reka. Oya njye ibyo bintu sinabyemera ubusa nk'ibyo waba uri kumbwira wavuga ko ari ibiki. Ibyo bintu sinabyemera. Reka nabaza kugeza aka kanya nutira hirya numva induru muri gutongana mupfiki. Uyu mugore kinashaka ari kumbwira ngo nidusezerane ivangamutungo. Kandi wa mugabo nta kintu na kimwe yazeka tuvugisha ukuri. Uyu mugore ntago umukunda. Erega kumukunda. Babarira unyumve neza. Bafashe buriya nuvuga menshi. Uramvanga mutwe bibinanire kubakiza. Ngaho dushaka kumenya ikibazo gihari. Ndajya nkubaza ijambo rimwe unsubiza irindi. Yego. Uyu mugore ngo ashaka iki? Uyu mugore ngarashaka ko dusezerana. Dusezerekeraho birahagije. Wa mugore ushaka iki? Nshaka ko dusezerana. Byonyine. None se wa mugabo wakwemera umugore wawe mugasezerana? Nakubwira uburyo ashaka ko dusezeranamo. Nawe unyumvira uri umugabo. None se wa mugore hari ikindi uri kumusaba? Ndakumubwira ngo dusezerane. Yerekeraho ivangamutungo. None se wa mugabo tuvugisha ukuri. Ikintu mbwiye si ugusezerana. Ijambo rimwe ku rindi. Twumvikane ngenda bafasha pe muri umudugudu nabikemura neza ruzungu. Uragenda unyuzwe nawe kandi unyuzwe. Nose wa mugore ushaka ko mugira gute musezerana. Wa mugabo we ntabwo ushaka gusezerana n'uyu mugore. Ngenda bishaka yego rekeraho byabaye. Ushaka ko musezerana. Nose mwagiye kumurenge bakasezerana. Ikibazo cyane iki? Ikibazo cyashaka ko dusezerana nabikubwira. Gusezerana ngenda uyu mugabo arumva nakubwiye ngo ushaka gusezerana n'umugore. Ndabishaka. Wa mugore ushaka gusezerana n'umugabo? Maze kugeza kanya muri gupfuguza. Mwagiye bakabasezerana. Erega si ngombwa gusezerana. Ibyo ari kunsaba. Aransaba ngo dusezerane ivangamutungo mubaza icyo yazanye. Wo ashaka musezerane ivangamutungo. Ufite imitungo ese madawo we ari mutungo. Ye muva ariko numva nkawe uvangata. Ndaho mumbarize. Afite iki yazanye kugira ngo dusezerane. Nzajya njye guterura isambu umugabane data yamaye nkuzane mutereka aho ngaho tuma gusezerana. Nange nzakwereka ibyo iwacu bamba. Ubwo urumva yuko uyu mugore ashaka yuko musezerana ivangamutungo. We akaza gutya gusa nawe ufite imitungo. Imitungo yanjye nakoreye na rufi. Ufite iyihe mitungo ra? Ufite imitungo myinshi cyane. Ufite iwanjye, ufite isambu, ufite inka, ufite n'imodoka. Ubwo si ibyo bintu byose. Ubwo uyu mugore urumva ashaka iki? Ako n'umugabo ni n'umukire wa mugore we utanamwizutse wabo ho. Ako subona ubwo mbwarankunda. Ako sa mugabo uramukunda koko? Ndamukunda cyane ahubwo se. Oya ntago nabyemera. Nareka dusezerana umutungo muhahano. Ariko reka numve wa mugabo ushaka ko musezerana mu buhibuye. Twese dufite akazi. Nareka dusezerana ivangamutungo muhahano. Ibyo tuzageraho byose bizaba ibyacu. Ariko sa mugabo ubundi waretse mugasezerana ibyo ngibyo wundi niba udashaka imitungo agashaka imitungo ye nawe ugashaka iyawe. Oya gose ubwo twadufite ingozi nga. Uzafite urugo rwiwe nanjye nawe akagira ubwenge. We abagore bakoze inama rero reka nkubwire. Kugeza aka kanya umugore ashaka gusezerana n'imitungo nagashaka gusezerana nawe. Niba gukunda koko yakwemeye mugasezerana abagore bakoze inama. None se we nimba nkunda kucyatemera yuko tuvanga umutungo. Uyu mugabo ashaka gusezerana ashaka ko musezerana mukazajya mugira uruhare rungana ku mitungo mwashakanye. Cyane nibyo nshaka wa mugore agashaka yuko musezerana ku mitungo yose mufite niyo mwashatse mbere ko mubana. Nibyo ashaka. Nese wa mugore we reka mbanze nkubaze gato ndabafasha nk'umuntu w'umugabo. Ufite konte? Aya mfite. Nese wa mugabo ufite konte? Imwe se? Ngiye konte ndazifite nyinshi cyane. Ngwiki nase wa mukibi nta mugore we? Cyomba. Daho nyumvira nawe. Basi se ufite agahene byibuze kamwe? Ntako ngira. Uru ni urubanza rukomeye. Nese mugore basi reka nkubwira akantu gato koroheje. Basi byibura hari n'ukuntu ujye ufata udufaranga ukatubika byibuze ukaba waraguze n'agakoko. Aha ko mfite ari. Ariko nubwo nta na kintu na kimwe mfite, nanjye ubwanjye ndi umutungo. Se nawe ntago ubona ko ndi umutungo.
uhagije bakuru ba mugabo we ubona ko ndi umutungo uhagije uyu mugore ubwo biragaragara wenda kari na cyiza ariko bitavuze yuko yaza ngo mubane gutyo neza pe ubu ngubu reka ngubwa mugore kugeza iyi saha kugeza ubu ngubu naruce pe uyu mugabo mukunda cyangwa umwange kugeza aka kanya ibi nuguhendana ubwenge pe genda musezerano uko umugabo ari kubikubwira ibyo bintu uri gushaka imitungo utavunikiye waba urongowe n'imitungo ntabwo waba urongowe n'umugabo oya pe kare umugore araje nta n'ikintu na kimwe ufite wowe ubwawe uraje uri karaze ngo usezerane n'umugabo ufite imitungo yaravunitse yarakobotse oya imitungo wagiraho uruhare niyo mwashakanye oya pe niba aka kanya ufite imodoka nawe akaba afite indi aho ngaho murasezerana uko ubyifuza rwose ariko niba nta kintu ufite oya njye nuko naruca none se ubwo ngubwo nitumara gusezerana gutyo ubwo byarangiza akanyihinduka ati hoya aho yagenda nta kintu wazanye nta n'icyo twagezeho kubera ko ngewe ubwo natangira kujya dushaka ibyo dushaka ashobora kubikanga ko tubishaka akajya bisahura bijyana muri bya bindi byiwe yarangiza akanyihinduka ati reka nta kintu wazanye genda ntacyo twagezeho none rata reka mubaze nzasohoka ko nagiye ariko ngenda reka mubaze akantu gatoya nimubana gutyo mugasezerana iyo mitungo bikaba ngombwa yuko mutandukana bizagenda gute mubanye imitungo akwemera ko muyisezerana mumbarize nawe wa mugabo we mumbarize uruhare mugatandukana bizagenda gute tuzayipasura nayo si ugupasura nyine we ntabwo sinakubwiye ibya wa mugore nibyo yishakiraga nta kintu hoya ariko tuzabana neza ntituzatandukane hanyuma utangiye kunyereka ko ari we mutungo uhari wanze kungaragariza ikintu na kimwe ufite nta n'agakoko ufite none nidutandukana niwitwara nabi tuzahita tugabanya ibyo mfite mbabwire mwa bantu reka mbabwire kugeza aka kanya umugore ari kubwira ko azitwara neza imitungo mukazayigabana sigo nawe ubwawe ukavuga ati wa mugore reka dusezerane ibyo tuzashakana urubanza rwanyu murwikemurire kadashu njye nta kindi nabirenzaho njye sinasezerana nawe mada sinasezerana nabyemera sinasezerana nawe ivangamutungo kirazira waba umpenze ubwenge cyane ubwo bivuze ngo urabyanze nabyanze nta cyarenga sinkwanze ariko njye sinasezerana nawe ivangamutungo none jyana genda nawe nta kindi washakaga ni ukundira ibyanjye hoshi wabisanga hoshi genda